Rwanda yacu, Rwanda gihugu mvuka, navutse numva uririmbwa, uvugwa byinshi bikuranga, utakwa n'abagutuye, kudatera ahubwo uterwa, ugacumbikira n'Imana, ubwo bagira gutirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ibi bigwi twarabihamanye tubikuriramo biratinda, ndetse n'amahanga agira amatsiko, ngo tukajya kureba urwo Rwanda barata, tugatahura iyo ntanga ibahuje, tukabateranya bagatatana, bagatemana tubireba. Ni koko byarashyize birataha, ubwo batahuraga iyo ntango y'ubumwe, kirazira barazizirura, batangira kuturemamo amoko, utututsi ndetse natwa, utayo niyo moko abaranga. Ibi ntibyari bihagije kuri bo, kuko icyo bashakaga cyendaga gushyikwaho, urwango rurabibwa mu banyarwanda, bidakeye kabiri dutangira gutemana ubwacu. Jenoside yakorewe Abatutsi yatwaye amaboko menshi, u Rwanda rwuzura imiborogo, amaraso menshi aratemba, inkongoro zirarya zirahaga, zirya imibiri ya bene Kanyarwanda, bishwe bazira akarengane. U Rwanda rwari ruzimye, iyo rutagiriza amarere, zemeye gutanga ubuzima. Kagame Paul, gahore ku ngoma, urakabyare, uragaheke, wowe zuba ryarasiye u Rwanda, umucyo utaha mu mitima yacu, ubu turatuje turatengamaye, tubikesha we mubyeyi, yari umusizi, ND Labani.